So icyaha ngewe nagukoreye Clarisse ukabukiza ntago Imana izakibabarira kuko nagiye ku musozi gusenga ngwino tukirangizanye ubuzima bukomeze. Rero niyo mpamvu abantu benshi bakora ibintu biri kontrere binyuranye kujya mu cyumba cyawe ugafata amasengesho y'iminsi 7 wankoshereje ntibikuyeho icyo kintu ngwino nkubabare kuko urashaka kwihesha amahoro ariko ngiye nkasigara ndibwa ntago Imana ireba gutyo. Abantu ntibakajye bafata ibyiringiro byabo ngo babishyire mu mwana w'umuntu uko twebweho dushobora guhinduka nubwo twahamagawe ariko tugira uruhande rw'intege nkeya. So iyo ufashe ibyiringiro byawe ukabishyira ku mushumba cyangwa se umwungere wawe ukabimariramo ntago Imana iduhamagare gushyira ibyiringiro byacu mu muntu tuyoboye. Ibyiringiro byacu dukwiriye kubishyira mu Mana. Ikaze kuri Hirwa ndi Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana n'abane namwe ndabaramukije aho muri mu mpande z'isi zitandukanye Nyagasani akomeze kubahira akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ngewe rero turi kumwe muri kano kanya ni Clarisse Hirwa Hirwa ku buhanga bw'ibyuma. Uyu munsi rero nkuko mumaze kwimenyera kenshi nabazaniye umuntu turi buganire so mubabwirera ni nere kumuvuga bamwibonere. Nabazaniye umuntu turi buganire tugiye kuganira ku bintu mugiye kumva ntavuze. Reka tumuhe ikaze muri studio za Hirwa ndi Clarisse. Ni mushyashya muri studio za Hirwa ndi Clarisse ariko nanone ntago ari mushyashya cyane. Tuguhaye ikaze pastor. Murakoze Imana y'amahoro ibahe umugisha nishimye cyane kubwo kunyakira kuri Hirwa ndi Clarisse. Natwe turishimye cyane kukwakira. Amen. Pastor rero ndagira ngo nubwo nahise mvuga ngo pastor ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye bakurikira Hirwa ndi Clarisse noneho numara kubibwira dutangire ikiganiro cyacu ariko ndifuza ko ikiganiro cyacu tuza kugitangira n'isengesho. Imana ibahereze umugisha nkuko abivuze ku mazina nitwa Pastor Tuyishimire Jean Marie Vianney. Nyoboye umurimo w'Imana witwa Art of God Word Ministry hano Nairobi muri Kenya hano hitwa Kayole Nyamavira. Rekereza ko wenda abanzi banazi iyo ministry ibindi Imana iduhana umugisha. Ibindi Imana iduhana umugisha turabakiri. Kirego kandi wazi reka rero dutangire ikiganiro cyacu n'isengesho ubundi dukomeze ibiganiro nyuma y'isengesho. Karibu. Reka twese dufatanye dusenga Imana. Mana turagushimiye kandi tuguha icyubahiro kuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Tugushimiye no mwanya mwiza twongeye kwicara kuri Hirwa ndi Clarisse. Turasenze ngo amagambo tugiye kuvugira hano agira imitima y'abantu yubaka benshi bazakurikirana kino kiganiro. Turasenze ngo umugisha w'Imana ube muri iki kiganiro kandi umuntu wese uzareba kino kiganiro azahabwa umugisha mu byo atekereza n'ibyo ashobora kubavuga. Amagambo tugiye kuvuga ntaba ari ayacu ahubwo Imana ikorere muri twebwe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane pastor. Pastor rero Jean Marie Vianney ni muntu ki? Nyuma y'ubupasteur nyuma y'ibindi ubundi ni muntu ki? Ntekereza kuri icyo kibazo mbajije Pastor Jean Marie nyuma wenda y'umuhamagaro cyangwa se nyuma y'ubupasteri. Pastor Jean Marie ni umuntu ukunda ibyishimo guseka. Icya kabiri Pastor Jean Marie nyuma y'ubupasteri cyangwa se nyuma y'umuhamagaro ni umuntu ukunda gukora akazi k'amaboko. Ntekereza ko ibyo ngibyo
ushobora kuba ubizi. Yes. Nibyo ngibyo. Ntekereza ko twavuga ibintu byinshi ariko muri makeya nibyo ngibyo, gusabana ndabikunda cyane kubera ko igihe cyose umuntu atari mu muhamagaro inyuma yaho aba akeneye ubundi buzima busanzwe. Ntekereza ko icyo ngicyo twese tugihuriyeho. Yes. Pastor, rero impamvu nagutumiye ngo dufashe kuganira no kuganiriza abakunzi ba Hirwandi Clarisse, mu minsi yashize hari ibiganiro twakoze biturutse wenda ku bibazo twagendaga tubazwa nk'umuryango wacu wa Hirwandi Clarisse. Noneho tuza kuvuga ku bintu ibikomere byo mu rusengero. Tuza kuganira tuvuga ku bikomere byo mu rusengero, ko hari igihe umuntu agenda akagera mu rusengero azi ko agiye kuhakirira ahubwo akagenda agiye kuhakomerekera. Tuvuga ku buhamya bwinshi cyane bw'ibintu twagiye duhura nabyo mu nsengero. Tuzana n'abandi bana nabo bagiye bahura n'ibibazo mu nsengero kandi akenshi bagakomeretswa n'abakabomoye cyangwa ubwo reka mvuge muri rusange nka abapasiteri akaba aribo babakomeretsa. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kintu kimeze gutya. Ese ubundi umupasiteri umuntu w'umupasiteri, kuba ufite iyo titre y'ubupasiteri, ni muntu uba ugomba kuba ameze gute? Ndabisubiza muri aya magambo, nubwo wenda atari bube amagambo menshi ariko ndabisubiza muri aya magambo. Icya mbere ni uko umupasiteri icya mbere agomba kuba yaratoranyirijwe uwo murimo w'Imana. Icya kabiri, iyo tuvuze gutoranywa hazamo ibice bigera muri bitatu, kubera ko hari igihe umuntu atoranywa, hari n'igihe yitoranya, hari n'igihe atoranywa n'abantu. Bishatse kuvuga ngo kuri icyo kintu wari uvuze, kenshi na kenshi ibikomere by'abantu hari igihe ukubitana n'umuntu ushobora kuba yaritoranyije cyangwa yaratoranyijwe n'abantu. Ariko iyo watoranyijwe n'Imana uba ugomba kugira umutima mugari. Ntekereza ko Imana idashobora kuguhamagarira gukomeretsa, ahubwo iba iguhamagariye komora. So rero nabivuga muri ubwo buryo. Hariho abantu ni nacyo kintu batazi, hariho guhamagarwa gutoranywa n'Imana, hariho no guhamagarwa n'umuntu, hariho no kwihamagara. Kubera ko Clarisse iki kintu mbona yakigiyemo akaba successful, nanjye reka nkinjiremo. Iki kintu kuko mbona akanaka yakigiyemo kikamuhira, nanjye reka nkijyemo. Ariko ntabwo Imana iguhamagaye uhamagawe na Clarisse kubera ko ubonye ko yabishoboye. Sinzi niba uri muracyumva icyo kintu. Ndabyumva. So ibyo rero ari igihe ukubitana n'abantu bari muri izo ngeri ebyiri ugasanga bakomerekeje umutima wawe, ariko bidashatse kuvuga ko nubwo ukomeretse ariko hari n'abandi Imana yahamagaye. Yes. Nese pastor, ku mukristu wenda wakomeretse cyangwa se utarakomereka, abenshi hari n'igihe bagushwa n'abo bakozi b'Imana, cyangwa se ukagenda uvuga nk'ubuhamya bw'ukuntu wakomerekejwe mu rusengero, ugasanga bikumiriye abandi kuba bagana inzira y'agakiza, bavuga ati mu rusengero ni kimwe, bose bameze gutya. Ni ikihe kintu gishobora kukwereka ko uwo muntu koko yaba yaratoranyijwe n'Imana, ataba yaratoranyijwe n'abantu, cyangwa se we yaritoranijwe? Ni ikihe kintu kibikwereka? Ikintu cya mbere gishobora kukwereka ko umuntu yatoranyijwe n'Imana, Yesu yavuze amagambo arakomeye, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. So imbuto umuntu yera nizo zishobora kwerekana ko yatoranyijwe n'Imana. Kubera iyihe mpamvu? Ntago umuntu ashobora kukuyobora yera izindi mbuto ngo uvuge ko yatoranyijwe n'Imana. Ntago tugiye hano guca imanza, ariko Yesu yaravuze, aravuga ngo nimugera kuri icyo mujye mwitegereza imbuto z'uwo muntu, kuko imbuto z'umuntu nizo zigize zishobora kwerekana, ukavuga ngo uyu muntu koko yatoranyijwe n'Imana.
cyangwa se uyu muntu koko yarihamagaye. Akenshi na kenshi abantu babijyamo kwihamagara bwo umuntu aravuga ngo nabuze icyubahiro mu isi, reka njye mu rusengero ndebe ko nzakibona. Birashoboka. Nabuze gutya mu isi, reka njye mu rusengero ndebe ko iki kintu uzakibona. So igihe cyose uwo muntu ameze gutyo ntago yitaye ku bugingo bw'intama, ahubwo gukomereka no gukomeretsa bishobora kumurangaho. Ariko icyo Imana iduhamagare ni ukugira ngo ubugingo bw'intama Imana iduhaye tubugire gute? Twongere tubusane. Yes. Okay. Ubwo imbuto zabo nizo zizatwereka ko hari igihe rero imbuto uzibona bitinze, akaba ari naho bigutera igikomere, kubera ko wenda uba warabyinjiyemo. Hari ukuntu abantu bijijisha, ntahita akwiyereka muri ako kanya. Ukagenda ukabana nawe nyuma ukaza kubona za mbuto ze zitari nziza, noneho akaba ari nabwo bihera ukomereka. Ni iki wabwira abantu bari mu nzira y'agakiza mu gutoranya umuntu wahamagawe n'Imana, cyangwa mu kurinda gukomereka kwabo mu gihe bahuye n'umuntu wihamagaye, ariko ntibibakure nyine mu gakiza? Ntekereza ko igisubizo ndakivuga nko mu magambo atatu. Ikintu cya mbere, abantu ntibakajye bafata ibyiringiro byabo ngo babishyire mu mwana w'umuntu, kuko twebweho dushobora guhinduka nubwo twahamagawe, ariko tugira uruhande rw'intege nkeya. So iyo ufashe ibyiringiro byawe ukabishyira ku mushumba cyangwa se umwungere wawe ukabimariramo, ntabwo Imana iduhamagare gushyira ibyiringiro byacu mu muntu utuyoboye. Ibyiringiro byacu dukwiriye kubishyira mu Mana, undi akatuyobora, kuko igihe tuzabona ko ashobora kuba agiye kudukomeretsa, tuzamufata ko ari intege za kimuntu, ariko ibyiringiro byacu biri mu Mana. Bizaba bivuze iki? Bizaba bivuze ngo nubwo uyu muntu agize intege nke, ariko ibyiringiro byanjye biri mu Mana, kuko Imana niyo idahinduka. So birasaba ko abantu barimo baratwumva, barimo barajya no mu rusengero, ibyiringiro byabo niba bifate babishyire muri Kristo. Kubera ko iyo ufashe ibyiringiro byawe ukabishyira mu muhanuzi, mu mushumba, wibuke neza ko nawe afite intege nkeya. Umunsi imbaraga nkeya zizagaragara, uzasanga uvuga ngo se ngo kanaka yarankomerekeje, ngo sinari nzi ko byagenda gute. Nawe ni umuntu udahinduka ne Kristo. Abakristo uyu munsi barimo baradutegera cyangwa se barimo baratwumva, navuga ngo ibyiringiro byabo niba bikure mu bantu babishyire mu Mana. Yes. Pastor, ariko hari nk'igihe umuntu umupasiteri hari igihe ubona izo mbuto ze mbi, ariko ukaba wazihanganira, ukibuka ko ari umuntu koko afite intege nkeya. Ariko se ntihari izirengera, cyangwa zose uba ugomba kuzihanganira? Izirengera, ndavuga kuri iki kintu. Umuntu ashobora kuba ari umushumba wawe, ariko akiri muri garidiyene. Uranyumva ikintu mvuze? Uko habaho garidiyene, habaho pirimeri, habaho segonderi. Niyo mpamvu tuvuga ngo turi mu rugendo rw'umwuka rwo gukura. Ngewe iyo nkurusha amashuri abiri nshobora kukuyobora, ariko kukuyobora kwanjye bishatse kuvuga ngo hari ahantu nshobora kuba nanjye nkeneye kongera gukura. Ndashaka kukubaza kino kintu. Umwana wawe uyu munsi ufite arakura, arimo aragenda akura, ariko hari utundi tuntu tugaragara kuko akiri umwana. Nuramuka ubonye umushumba wawe hari utuntu tumugaragayeho kandi dukomeye, ikintu Imana igushyiriye aho ngaho, musengere. Ikindi cya kabiri, umwambike n'umwambure, kuko nawe azakura ave ku rwego agere ku rundi, nk'uko nawe urimo uragenda ukura. Birashoboka ko hamwe n'amasengesho yawe, hamwe no kwambika umushumba wawe, nawe ashobora kuva muri garidiyene akagera muri pirimeri, ashobora kuva muri pirimeri akagera muri segonderi. Pastor, ni ryari umuntu aba umushumba? Icya mbere, kenshi na kenshi hari igihe abantu bavuka bafite iyo mpano.
hari n'abavuka batazi ko ari abashumba ariko uko bagenda babimenya bakamenya ko iyo mpano ari iyabo. Bifatanyiriza ni ibintu ugomba kumenya kubera ko nawe uyu munsi wa none ntekereza ko utari umuntu ushobora kwicara nk'umunyamakuru ariko mu bintu bitatu bine nshobora kuba nkunda hashobora kuba harimo impano yanjye. So icyo numva umutima wanjye nsunikira kuko nanjye sinari nzi ko nzaba umushumba ariko uko nagiye nkura nkagenda mbona ndaguha urugero kuko hari igihe twigeze no kugera ku ishuri twiga ibintu by'imyuga twiga na Bibiliya ariko ngiye nkumva ndashaka Bibiliya cyane kurenza imyuga. Noneho ngirirwa amahirwe umudiregiteri wacu arambwira ngo wowe ko nkureba kubera ko ukunze Bibiliya cyane impano yawe n'ubushumba. So mpita ninjirira muri icyo cyane ariko sinenzi ko nzaba cyo. Birasaba ngo mu mpano dufite niyo mpamvu abazungu baturusha icyo kintu umwana yavutse akabona ikintu ashaka nicyo amusunikiramo. Hari igihe rero umuntu avuka ari umushumba ariko akagira uwo bita umutoza ugenda amumenyereza kuko dufite n'abandi bashumba ariko batari bamenya ko ari bo. Dufite n'abavutse ari abashumba batari bamenya ko ari bo. Dukeneye icyo twita abantu babatoza bakabinjiza mu mihamagaro yabo. Yes. Aho ndimo ndabyumva neza ariko se cyese niba hari ikibazo cyane nakibajije nabi ni ryari umuntu aba umushumba nyine ni igihe ki umuntu agomba gushumba abandi aba ameze gute aba ndakigusubiza muri ubu buryo. Icya mbere ugomba kubyerezwa. Iyo mvuze kubyerezwa nshobora kuba mfite impano y'ubushumba ariko nkabisigirwa. Niyo mpamvu muri iyi minsi umuntu ashobora kuvuka mu gitondo akavuga ngo ndi umupasiteri ariko se uyu muntu yigeze abisigirwa kuko dukurikije Bibiliya umuntu wese yabaye umutambyi cyangwa akaba umushumba yabanje gukurwa mu bandi icyo twita gutoranywa arazanwa ashyirwa imbere amenwaho amavuta yerezwa uwo murimo. Icyo gihe iyo umaze kwerezwa uwo murimo uba ugiye kuba umushumba uba wari umushumba ariko kwerezwa uwo murimo baba bamaze kukwereza uwo murimo uba ubaye umushumba n'abantu barakumenya. Niyo mpamvu abantu bajya gusengerwa bagatumira abantu kugira ngo abantu bavuge ngo rero uyu muntu nubwo twamwitiranyaga ashobora kuba yarari muri korali ari umuririmbyi ariko uyu munsi abaye umushumba. Ayo mavuta bakumennyeho niyo aba yemeje abaye confirm yuko ubaye umushumba. Noneho ni uwuhe muntu ugomba kumenywaho amavuta reka mbivugeho gutyo. Icya mbere ndakivuga kiri nko muri Matayo ibice 5:14 biravuga ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'imisozi umushumba aba agomba n'icyitegererezo cy'abandi bantu bakavuga ngo Kararisa kino kintu aragikwiriye kubera iyihe mpamvu imico ya Kararisa uburyo ameze nubwo bagiye kumusengera ariko n'abantu mu mitima yabo barimo baravuga ngo Kararisa iki kintu kiramubereye kabisa. So rero umushumba wese agomba kuba icyitegererezo cy'abantu. Igihe ntago nshatse kuvuga ko hatari abantu bazakurwanya ariko ni ryari umenya iki kintu igihe ufite abantu benshi bakurwanira kurenza bakurwanya icyo kintu aba ari icyaha. Ariko iyo ubonye ufite abantu benshi bakurwanya kurenza bakwemera haba harimo question mark. Yes. Okay. None se pastor umuntu w'umusore nabijyanye hirya no hino numva nturi kungwira ku kintu nshaka kumva. Niba narasomye neza Bibiliya hari ahantu bavuga umwepiskopi sibyo? Yes. Umwepiskopi abagomba kuba umugabo hari umusore wemerewe kuba hari umusore wemerewe gushumba. Ndakivuga muri igihe muri ubu buryo uketse amadogitrine abantu bishyiriyeho ndavuga n'abantu bari hano bazi Bibiliya baraza kubyumva cyane. Ayo ni amagambo Paulo yabwiye Timoteyo uburyo umwepiskopi agomba kuba ameze. Ariko ndagira ngo mbaze abantu Yesu ko yakoze uyu murimo yari afite umugore yarakira umusore none ko Paulo wavugaga aya magambo nta mugore yigize kubera icyo atigeze ashaka.
ntabwo tubizi. So nta ritimi iriho yo kuvuga ngo umushumba ngo agomba kujya icyo abo umugore umwe abe ibyo ngibyo Pawulo byose yagiye avuga, ariko umuntu ashobora no kuba umushumba kandi atari yashaka. Ibyo birashoboka cyane, kubera ko niba bivuga ngo tugere ikirenge mu cyo abatubanjirije, umwami we uwo tugeramo ikirenge ni Kristo, ntiyigeze ashaka. Ni byiza, Pawulo we yaravuze ngo ni byiza gushaka, ariko ni byiza cyane kudashaka. Buri wese afite umuhamagaro we, kuko uko nahamagawe siko wahamagawe, n'undi siko ndetse ubwo urambwira washumba gute? Okay, reka ibyo ngibyo ibyo tubyihorere. Niyo aho ngaho none nashakaga kumva ngo menye, kandi ntekereza ko n'abadukurikiye nabo ari uko, ngo menye ese ni muntu ki uba ugomba kuba umushumba. Ni umugabo, ni umusore, ni umuntu uwo ari we wese ufite uwo muhamagaro, ushobora kuba yashumba abantu bigakunda. So ndumva rero aho ngaho ubwo ndasubijwe ko ari uko nguko bihagaze. Umuntu wese ashobora gushumba, buriya na teta ashobora gushumba bigakunda. Yashumba abana bangana. Oya, tugendeye kuri ibyo uvuze ngo yashumba abana bangana, aho naho twaba twibeshye, kubera ko n'umushumba iyo ari gushumba abantu haba harimo abamuruta kandi akabashumba, akabamo. Navuga ngo ni ubuntu bw'Imana, Imana itanga. Buriya nawe ashobora kujya hari akadushumba bigakunda cyane, Imana imushyizeho ayo mavuta bigakunda. So dukomeje n'ikiganiro cyacu, aho ngaho niho numvaga nyine nashakaga kumva neza umuntu ushumba ni muntu ki. Ese noneho nshaka turebere hamwe, utubwire hamwe ku mbuto zireba ari abashumba n'abakristo muri rusange. Ntekereza ko abakristo yego abashumba batwerera imbuto tukazigenderaho, ariko umukristo muri rusange, kuko ujya kuba umushumba, kuba umupasiteri, ariko hiyongeyeho ikintu cy'ubukristo, kubanza kuba umukristo bwa mbere, ukemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni izihe mbuto zikwiriye, ni izihe mbuto ubundi umukristo nyawe aba agomba kwerera bagenzi be? Ndabivuga muri ubu buryo. Bibiliya Pawulo yarabivuze mu Bagalatiya ibice nka 5, avuga imbuto z'umuntu ukwiriye wihannye. Ariko kuko abantu bose badukurikiye bashobora kuba bazi icyo cyanditse uko kivuga, kwihangana, ibintu byinshi, ariko ndagaruka muri cya cyanditswe navuze muri Matayo ibice 5:14. Umuntu wese w'umukristo amenye ko ari umucyo. Imbuto, buri wese arazi kuvuga ngo iki kintu nkikoze ni kibi, iki ngiki nyikoze ni kibi. Abantu bakwiriye kumenya ngo niba turi mu rugendo rujya mu ijuru, hari ibintu bidakwiriye kuturangwaho, kuko twebwe abantu bo hanze baza kuki, baza mu rusengero cyangwa se ku Mana bitewe n'uko batureba. Uyu munsi wa none hari umuntu wigeze kunsetsa ngo yakandagiye umukristo umwe, ngo aravuga ngo narambika agakiza hasi ukambona. So urwo narwo ni urugero rwo ku uyu muntu hari urwego atari yageraho, kuko Bibiliya iravuga ngo iyo dukijijwe twebwe kamere zacu zirapfa, mwuka agakorera muri twebwe. So niba kamere muntu ikiyobora ubuzima bwacu, agakiza kacu karacyafite ikibazo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none umukristo usanga ashobora gukora ikintu ugashituka ukavuga ngo uyu ni kanaka ukoze kino kintu. Ariko nanone ntitwiyibagirize ko agakiza ni urugendo, ni step by step. Uyu munsi ashobora kuba ari kuri uru rwego, ni nacyo abashumba wenda bagomba kujya bafasha, tugafasha n'abakristo bakwiriye kwigishwa bakava ku rwego rumwe bakagera ku rundi rwego. Cyane cyane ubundi abakristo bakwiriye kwigishwa, kuko kwigishwa nicyo kizatuma muri bo habumbwamo ikindi kintu, bakera za mbuto.
Okay. So guys, mwumvishe rero imbuto umukristo nyawe aba agomba kwera. Hari aho yatubwiye muri Matayo 5:13 wa 14 anatubwira mu Bagalatiya ibice 5 guhera nko ku murongo wa 20. Niho ushobora gusanga imbuto abakristo bakwiye kwera mu gitabo cya Bibiliya. So pastor, hari ubwo twari turi kuganira mu minsi yashize, hari umuntu wari uri kuganira hano avuga ijambo ntasobanukiwe neza. Buri abantu baba baragiye mu nsengero bagahuriramo n'ibikomere, hari ibintu byinshi batajya biyumvisha. Hari n'igihe ibikomere bibazamurira kamere, bikabazamurira n'ubwenge bwo gutekereza kure no gushaka kumenya ibintu byinshi. Uwo muntu ari kuganira noneho avuga ngo kirazira, kuvuga umushumba, kirazira kuvuga umupasiteri, ngo yakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Yaba yabikoreye ku karubanda, yaba yabikoreye ku mugaragaro abantu bose babireba, yaba ari ibyo yagukoreye by'indengakamere, ngo kirazira kikaziririzwa. Ntukwiye kumuvuga, ntukwiye kumurega, ntukwiye kugira gute, kandi yakosheje. Ibyo bintu ubivugaho iki? Ndabivuga muri ubu buryo. Ndazana kusanga nanjye nkubaza ikibazo. Ubundi umushumba agaragara nk'umubyeyi, ariko hari igihe umukristo uba umushumye ariko atagufata nk'umubyeyi, ariko hari n'undi mukristo uba ushumbye agufata nk'umubyeyi. Ndakubaza Clarisse, niba umubyeyi wawe udashobora kwemera ko wagaragaza intege nkeya ze, noneho ukaba ushumbye n'umushumba kandi nawe umufata nk'umubyeyi akagira intege nkeya, ese byagutera ishema kumuvuga uvuga ngo umushumba wanjye yagize gutya na gutya na gutya? Ariko niba utamufata nk'umubyeyi wawe ushobora kumuvuga. Njyewe nkanjye Clarisse, umubyeyi wanjye sinamuvuga cyangwa umushumba wanjye. Byaba byatewe n'izo ntege nkeya yaba yagize. Hari igihe ashobora, umubyeyi wanjye ashobora kugira intege nkeya. Nakwajije nanjye mvuga akantu karenzeho ngo by'indengakamere, ku buryo nyine hari nk'ibintu ntago umubyeyi wanjye ashobora kumuhohotera ngo nceceke, sibyo? Ntashaka kumuhohotera ngo nceceke ngo nuko ari umubyeyi wanjye, kuko hari uburenganzira nanjye mba ngomba nkeneye. Hari ihohoterwa nshobora gukorerwa n'umubyeyi wanjye nkaceceka, ariko hari irindi ashobora kunkorera sinceceke. Indengakamere nk'uko nabivuze. So niyo sense nabivuzemo. Nk'umushumba nawe aramutse ateshutse agakora kuko ndengakamere, kirazira nyine upfire muri nyagasani uceceke ngo kubera ko ari umushumba. Kandi wenda ukabona ibyo bintu ntashobora kubireka, arabikorera wowe, abikorera undi, abikorere n'abantu bo hanze babimenye, abikorere n'undi, maybe nawe utarimo aho ngaho, abikorere n'undi wenda uri hanze utarimo n'aho ngaho, abikore nyine ubone byabaye indengakamere. Byabaye indengakamere. Abantu ahubwo bari gupfira muri nyagasani ari benshi, ngo kubera ko ari umushumba ntiwemerewe kuvuga, ntiwemerewe kujya, ntiwemerewe no kuramura abandi bantu baba bazagwa muri ibyo bibazo, bifunga uceceke gusa tu. So ndabivuga muri ubu buryo, iyo byabaye indengakamere ni ukuvuga ngo biba byavuye mu cyumba bikajya muri salo, bikava muri salo bikagera ku gasozi, abantu bose bakabimenya. Sometimes abantu ikintu batazi, reka mvuga kuri iki kintu kijyanye n'abakozi b'Imana. Hari igihe Imana iba yarakwegereye ikakuganiriza, abantu bakakuganiriza, ariko umutima wawe ukanga, cya kintu kikaba big, kikaba ndengakamere. So Imana ishobora
gukoresha n'abantu bari hafi yawe kugira ngo nabo bakuvuge wenda bishoka umutima wawe wongere ugaruke. So kuri iki ngiki iyo ikintu cyabaye ndengakamere abantu bajye bacyumva. Niba cyabaye ndengakamere umuntu wo ku muhanda akakimenya, umusaza akakimenya, kuki kibaye ndengakamere. Ariko mu gihe bikiri mu cyumba dushobora kubikontorora bikemera. Ariko niba byabaye ndengakamere numva natwe tutarenganya abantu. Sibyo pastor? Aho noneho uranshimiye. Aho ngaho uranshimiye. Nanjye natekerezaga ko hari igihe umuntu ashobora kwitwaza ubwo bushobozi wenda Imana iba yaramushyizeho bukamutera kuba yafinya cyangwa yahemukira abandi kubera ubwo bubasha afite. Tureke n'ububasha kubera uko kuvuga ngo ntibyemewe kuvuga umushumba, iyo umuvuze akakuvuma bigenda gutya, iyo bigenze gutya, nyine igitinyiro Imana iba yaramushyizeho nk'uko warumbwiye umubyeyi. Noneho ugasanga ubwo bubasha arabukoresheje mu kwangiza imitima y'abakristo, mu kwangiza batinya ko zabavuma, mu kwangiza imitima y'abakristo. Ugasanga bakorera ibintu nyine bidasobanutse ku buryo hahandi ushobora no dufite abantu b'imitima y'ibiganda itajya iva ku izima, itajya yumva amafuti, itajya yumva, noneho ukagerageza bikanga, ukabona abandi nabo bashobora kuba bagwamo nk'ayo moshya. Wenda ikintu kitabaye rimwe ngo kibe kabiri, kibe gatatu, kibe kane, ari ikintu gihora kisubiramo buri munsi. Ntekereza ko kukivuga ukakibwira n'abandi bakaba bakivamo. Ikintu abantu bagomba gusobanukirwa, hari igihe umuntu ashobora kuba ari ku ngoma, yaraciwe ku ngoma nka Sawuli. Icya kabiri, mbibutse ikintu kimwe, Bibiliya iravuga ngo Dawidi ntiyigeze amukora nubwo yari yaraciwe ku ngoma, ariko kwihangana kw'abantu kuri different, kuratandukanye. Ikindi cya kabiri, ntekereza ko kuba utinze muri icyo kintu kikaba cyabaye ndengakamere, imitima y'abantu ukaba erega Imana iri muri twebwe. Kuko niba urimo urababaza abakristo bawe, egare kuri murababaza Imana, kandi bari bakwizeyemo isoko nziza ishobora kubahembura. So rero Imana ikora mu buryo bwawe udashobora kumenya. Ishobora no guca mu bantu bakakuvuga kabisa, nawe ukumva ko ufite shemu, isoni, ukavuga ati reka nongere mpindukire. Kandi bibaho, hari n'abantu byabayeho kenshi. Kandi iyo ikintu cyabereye mu ruhame nk'icyo, kugira ngo abantu mu mitwe yabo kivemo, uba ukwiriye guhagarara imbere y'abantu n'ubundi ukavuga ati narakosheje, byagenze gutya. Kubera ko naho wajya mu cyumba ukajya kwihana, ariko mu mitima y'abantu hari akantu karimo. Rero uba ukwiriye gukuraho icyo kintu, bakavuga ok, pasiteri yarameze gutya na gutya. Guca bugufi imbere y'Imana ntago ari ububwa, ahubwo ni ubugabo. Kuko nicyo kintu Dawidi yarushaga abandi, yakoraga ndengakamere ariko akagaruka imbere y'Imana akavuga ati Imana mbabarira. So ntekereza ko ari icyo ngicyo. None se pastor, uvuze ku kintu cyo guca bugufi, none nibuka kandi kantu. Hari igihe uhura nk'umukozi w'Imana, wenda waramubonye mu ikosa runaka, wenda mukaba mwaganira, wenda ukaba wavuga uti nyamara bya bintu ntabwo byari byiza. Akahita ndagusubiza ati muzajya mumenya aho twacumuriye, ariko ntimumenya aho twihaniye. So nk'ibyo waravuze ngo kujya imbere y'icyumba ngo ugasenga, ukagera gute, nk'ubu nkaza nkagukomeretsa gutya twicaranye hano, nkagukomeretsa bikomeye pe, mbizi neza ko nagukomerekeje, niyo nabihakana niyo nagira gute, narangiza nkavuga sinshaka kukuza imbere ngo ngusabe imbabazi wa mutima w'ikiganda, ahubwo nkajya mu cyumba cyanjye cyangwa mu butayu runaka nkapfukama ngo ndi gusaba Imana imbabazi. Ibyo bintu ubivugaho iki? Birakwiye koko kuba niba nakubabaje wowe ngiye nkajya kuvugana n'Imana kwisaba imbabazi biba bihagije? Hariho ibyaha by'uburyo bubiri. Icya mbere ni icyaha ngewe nakoze udashobora kumenya Kararisi.
icyo nagikoreye indani muri ngewe. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomera avuga ngo igihe Mose yarababwiye ngo usambanye aba amajije gukora icyaha muteri amabuye, ariko Yesu aje muri Matayo aravuga ngo ngewe ntago mvuze nk'ibyo Mose yavuze. Aravuga ngo ahubwo umuntu urebye umugore w'abandi akamwifuza mu mutima atanabisohoye aba ameze nk'uwasambanye. So icyo nshaka kuvuga, iki cyaha ngewe ndagikoze ariko Kararisa nta kimenya. Iki ngiki kiri hagati yanjye n'Imana, turaza kubyikemurira. Ariko icyaha nakoreye Kararisa, cyeka nibo abantu badasoma Bibiliya. Bibiliya avuga ngo nujya gutanga ituro ryawe ubanza ukibuka ko ari umuntu mufitanye ikibazo, banza usiga ituro ryawe ugende umubwire ngo mbabarira, ufate ituro ryawe urijyane ku gicaniro. So icyaha ngewe nagukoreye Kararisa ukaba ukizi, ntabwo Imana izakibabarira kuko nagiye ku musozi gusenga. Ngwino tukirangizanye ubuzima bukomeze. Rero niyo mpamvu abantu benshi bakora ibintu biri konterere, binyuranye. Kujya mu cyumba cyawe ugafata amasengesho y'iminsi 7 wankoshereje ntibikuyeho icyo kintu. Ngwino nkubabare kuko urashaka kwihesha amahoro, ariko ngiye nkasigara ndibwa. Ntabwo Imana ireba gutyo. Thank you, Pastor. Amen. Urakoze cyane Pastor. Ako kantu kajyaga confusinga sinzi, confusinga cyane nkibaza, ugasanga umuntu araguhemukiye, umaze kuguhemukira arangije ngo aragiye ngo imbere y'Imana ngo kuyisaba imbabazi, kandi ngewe ndacyababaye niyo mureba muri ya shusho n'ubundi si kuko simenya ngo yarayisabye imbabazi cyangwa byagenze gute. Nayaga nibaza nyine niba koko Imana imubabarira kandi ngiye nkibabaye, niba bigenda gute. So nabyaga mbyibazaho cyane. Bakristo bavandimwe rero, mwabyumvishe ko pasiteri abidusobanuriye. Niba ugiranye ikibazo na mugenzi wawe, mbere y'uko ujya gusaba Imana imbabazi, banza umwegere mugikemure, musabane imbabazi, birangire. Nibirangiza wongere ugende wegere Imana yawe. Ndumva ibyo ngibyo pasiteri abisubije neza cyane. So pasiteri rero, ndumva ibibazo nari mfite, nari mfitiye amatsiko menshi cyane, nahoraga nibaza nkaburira ibisubizo. Hari abo ubibaza bamwe na bamwe ukumva bari kukujyana ukundi kuntu, ariko turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo nkubaze ntekereza ko ukurikira imbuga nkoranyambaga, ufite n'urubuga rwa YouTube channel, mu kanya turaza kuruvugaho tugana ku musozo. Uvuga iki kuri bariya bapasiteri njya mbona ku mbuga nkoranyambaga? Nimba navuze bijanditse, biteretse, sinzi, bijanditse mu bintu by'isi cyane, ugasanga baratukana, baravuga amagambo adakwiriye umuntu w'umubyeyi, kuko umushumba aba ari umubyeyi. Ugasanga akenshi n'amagambo bari kuvuga ararangwamo ibinyoma byinshi, amagambo ibintu badafitiye ibimenyetso. Ubavugaho iki bariya bapasiteri? Ntabwo tujya kubamashoninga amazina, ariko urabizi ko bahari. Ngiye kuri ngewe mba mbona bitwaye gishumba cyo mu ishyamba, atari igishumba cyo gushumba intama z'Imana. Bitwaye nyine ukundi kuntu, bimeze ukuntu mbibona bimeze, biri bizarre cyane nyine, sinzi ukuntu nabivuga. Magambo baba bakoresha batukana, bigayitse, bahangana n'abandi. Ubivugaho iki? Ndabivuga mu magambo make. Icya mbere nuko Imana yatanze icyo nakwita ngo ni ikibuga cyo kuvugiramo ijambo ry'Imana, ahubwo tukagihindura ikibuga cy'ibinyoma. Satani buriya ajya akora akantu. Imana yari yatanze umwanya, nanavuga ngo ni agatuti, kubera ko niba ukurikiranywe n'ibihumbi by'abantu, abo bantu bakeneye kumva ijambo ry'Imana rigusohokamo. Imana yaguteretse aho kugira ngo ukoreshe iyo tere neza, ugaburira abantu. Rero bahinduye ikibuga Imana yabahaye, bagihinduramo ikibuga cy'ibinyoma. Icya kabiri navuga, sinzi niba ari ukuvuga biterwa n'uko wenda
abantu bari mu bukene cyane bagashakisha izo views kugira ngo amafaranga yinjire kuri YouTube. Ariko reka mvuge kino kintu, abantu bakwiriye kumenya ko impamba y'urugendo idashobora kubibagiza urugendo barimo barajyamo. Ntekereza ko uyu munsi none niba bari ku ma YouTube bavuga ibyo bintu, hari abantu babwirije ubutumwa bwiza, ariko abamajije kongera kuvamo ibintu by'ubutumwa bwiza ni benshi cyane kuruta abo babwirije, ndakeka. Kandi Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nihagira umuntu uzagusha umwe muri aba bana bato, icyamubera cyiza ni uko yafatwa agahambirwa urusyo ku izosi akajugunywa mu nyanja. Icyo navuga kuri iki ngiki, navuga ngo bahindukire, bakoresha umwanya Imana yabahaye neza. Ikindi cya kabiri, amagambo yabo, erega umuntu ashobora kutamamaza ibinyoma akamamaza inkuru ziriho nzima kandi zifasha abantu. Imbuga nkoranyambaga ntabwo ari izo kuvuga ibinyoma. Imbuga nkoranyambaga ni izo kuvuga nkatwe abakozi b'Imana, kuvuga ikintu Imana iduhaye, kuvuga ukuri, abantu bakava mu kuri, kuko hari abantu benshi bategereje abantu bababwira ukuri. Sinibaza ko akazi twakabuze. Ntabwo akazi kabuze. So pastor, murakoze cyane, reka mbashimire. Ariko nanone tukiri mu rugendo rwo gusoza, tukiri mu rugendo rwo gusoza, ndagira ngo ubwire abantu muri Nairobi, abantu mu duce tugize Nairobi. Ntekereza ko Nairobi nta hantu hagoye kuba wava aho ngaho ngo uze ahantu pasiteri agira ateranira. Yababwiye ko ari Nyamavira, kugira ngo udirectinge abantu. Nari ngiye kuvuga ngo tumaze iminsi twebwe hano iwacu kwa Rwanda Clarisse, tumaze iminsi twarihebye tudafite ahantu ho gusengera kubera ibikomere. Niyo mpamvu naje mpita nkubita no ku bikomere byo mu rusengero. So guys, uyu ni pasiteri wacu, twari tumaze iminsi tutamufite nawe. Narindi mu biterane. Twari tumaze iminsi tutamufite, atari hano muri Kenya. Ubwo ubutaha uzaza uje kutubwira amakuru y'ahantu wari uri, simbizi. Ndahari cyane. Azaza tubwira amakuru y'ahantu yari yaraburiye, ahantu yarari, aduherezeho gakeya, anatubwirize. Nshaka uzanatubwiriza kuri channel nta kibazo yacu. Uzaza tubwira ahantu wari uri. Ntabwo uyu munsi nashatse ko tubivugaho. Uzatubwira ahantu wari uri, twari twarakubuze. So uzatubwira ahantu wari uri, unatubwireho ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo muri uno mwanya turi kugana ku musozo, urangira abantu ahantu bashobora kugusanga kugira ngo tubafashe gusenga. Ntekereza ko ntabwo hayoberanye cyane ku bantu baba barimo barava mu mujyi n'utundi duce. Ntekereza ko Masimba stage abantu bayizi cyane. So ugeze aho Masimba stage ni hafi aho ngaho, n'urusengero ruhari. Wenda turaza gushaka uburyo n'abantu bajya bahabwa nimero bagahamagara tukabayobora, bakaza ku rusengero tugafatanya ibihe byiza byo gusenga, byo kumva ijambo ry'Imana. Ni igihe abantu tunyotewe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Abazagira Masimba stage naho ngaho nimero tuzayibaha, bajye baduhamagara. Ako nimero yanjye ibiri ku kiganiro kenshi, bazampamagare nzabarangira mu gihe pasiteri ataraduhereza nimero ikwiriye yo kuyobora abantu. Ubwo nimugera Masimba stage iri Kayole Spine Road. Nimero ya pasiteri azashaka iy'umusekreteri wiwe, ariyo azaduha yagarutse kutubwira ahantu yari ari. Nawe baguhamagara ukabayobora urahazi. Ariko bibaye na ngombwa na nimero yawe niba nta kibazo wayibaha. Ni 078 98 no 07 98
254 karindwi 98 33 23 55. Guteranya 254 karindwi 98 33 23 55. Iyo ni nimero ya pastor. Ukeneye yuko mufatanya no gusenga nabyo, by the way, hari nk'abantu baba bari kure ariko bakenera amasengesho, bakenera amasengesho cyane, nabo bashobora kuyikoresha baguhamagara, ubundi ukabafasha gusenga, bijya bigenda neza. So pastor rero nubwo yibagiwe, ahandi hantu wamusanga afite YouTube channel. Afite YouTube channel y'itorero ayoboye, sibyo? Yes. Iyo YouTube channel ni Altar. Yitwa Gukizwa Official. Yitwa Gukizwa Official. Yes. Okay, sorry. Nanzi ko ari izina ry'itorero. So iyo TV yitwa Gukizwa Official. Ni Gukizwa TV. Yes, Gukizwa TV iriho. Gukizwa TV Official. So guys, munyarukireho. Yeah. Gukizwa TV Official. Gukizwa TV Official. Munyarukireho, mukore subscribe, share, mugende mukurikirane inyigisho za Pastor Jean Marie Vianney. Turaza kuyipininga hasi kuri kino kiganiro. Guys, ndabararikira n'ukuri kugenda kuyikurikirana, kandi ndabizi neza pastor wanjye muzamukunda. Muzamukunda pe, muzamukunda. So pastor rero dusoza, sinzi niba hari ikintu ushaka kubwira abakunzi ba Hirwa Clarisse turi gusoza, ubundi udusoreze n'isengesho. Ikintu nabwira abakunzi ba Hirwa Clarisse, Imana ikomeze kubaho umugisha kubwo gukurikirana ibiganiro byanyu. Ikindi cya kabiri, abantu bakomeze gukora share na subscribe. Ndabizi neza ko bazahabwa umugisha cyane, muri abakozi b'Imana. Aba ni abakozi b'Imana bakomeye cyane. Mwarakoze cyane kubahitamo kugira ngo mukore subscribe na share. Imana ibaho umugisha, kandi namwe ndabashimiye cyane kubwo ibiganiro byiza mugenda mukora, birimo biragenda byubaka abantu hirya no hino, imitima y'abantu yari yarashenjaguritse irimo iragaruka. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nabasengera abantu bacu na channel yacu isengere igira umugisha. Ndumva twasenga mu gihe turimo turasoza. Mana, turagushimiye, tuguha icyubahiro kuko uri Imana igira neza, uri Imana y'inyembaraga. Turasengera abantu bose bakurikiraniye cano, imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwabo, amavuta y'Imana adasanzwe abe kuri bo. Ndasenze ngo uku kwezi kwa 9 kubabere ukwezi kubitangaza mu buzima bwabo, kandi ndasenze ngo uyu mwaka utari warangira, imbaraga z'Imana ziganze ku buzima bwabo. Abafite intambara n'ibibazo ubarwanirire Jehova, kuko uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ni nako nsengeye Hirwa Clarisse, iyi cano yabo izamuke cyane, ibihumbi by'abantu bakurikirane iyi cano kugira ngo imitima yabo yongere ikomere. Ndasenze mu izina rya Yesu, buri muntu wese ukurikiranye iyi cano ahabwe umugisha n'Imana. Ukora subscribe, ukora share, ahabwe umugisha n'Imana. Ubu ni ubutumwa bwiza burimo burafasha imitima y'abantu. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, kandi abangaba nabo washyizemo kino gitekerezo cy'iyi cano, ubahereze umugisha mu buzima bwabo, ubahereze umugisha mu byo bakora, kandi amagambo yabo abe asizwe. Umuntu wese wumva amagambo abavamo amwubake mu izina rya Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen. Amen. Murakoze cyane rero, gaho mukomeze mukore subscribe. Ciao ciao. Amen. I don't believe my eyes. So joy come on now.